Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Mukankusi Jeanne, mugiye kongera tuganira ku buhamya. Ubushize twari twaganiriye tuvuga ku buryo Imana yadushyize mu ishuri, dusohotse mu itorero twasengeragamo tujya gusengera ahandi hantu. Rero ndagira ngo abe ariho tuza gukomereza, mbese mbabwire ishuri ry'Imana uburyo twaryize, ibyo twagiye duhura nabyo, kandi ngereranya n'iby'iki gihe turimo. Ahari nukora atansiyo ugatega amatwi, hari abo bizafasha kumenya uko bitwara muri iki gihe. Batubanze twiragize Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho, muri aka kanya turi hano imbere y'amaso yawe. Urabizi ibyo turimo ni ugukomeza kwamamaza ishimwe ryawe, no gukomeza guhamya ku mbaraga nyinshi ufite, kuko imbaraga zo warazitweretse tubona ko uri umunyamaboko kandi kuri intwari, ndetse ko nta ntwari ihwanye nawe ku isi. Reka rero dukomeze twamamaza ishimwe ryawe, kandi wemere kururukira kubana natwe. Mbere ya byose ubanze weze ubugingo bwacu, kuko mu isi turi haba habonetse byinshi ushobora kutwanduza mu byo tutazi, ariko tugusabye imbabazi. Imigayo yose waba urimo kutubonaho, amaraso ya Yesu atweza dutunganye. Kandi reka twinginge ubwami bw'Imana bw'urukiye kubana natwe, udufashe dutangira kugeza ku iherezo, kandi ubu buhamya bukomeze kubuherekeresha imbaraga z'umwuka wera. Ngaho bana natwe tugire neza muri byose, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kubona uko dukomeza tuganira, tuvuga ku buhamya bw'ibyo Imana yagiye ikora. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 22 niho tugiye gusoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Barongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye bazibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho, barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutondo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be, barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanye, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri bubone bose mubahamagare, baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka, bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyuririzamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Baramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bagahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana itugirire neza. N'aya magambo tugiye kuganiraho, ntabwo turi buyavugeho ibintu byinshi, cyane cyane ko
umurongo nagendereye muri aya magambo navuga ko ari uyu nguyu turangirijeho, uvuga ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba ari bakeya. Nk'uko tubyumvise, uyu mutware yari yateguye ubukwe ibintu arabyoruganiza bishyira kuri gahunda, ariko hakaba hari abantu bahawe invitation bagomba gutaha ubukwe, nyamara ngo ntabwo babihaye agaciro. Umwe yagiye mu rutundo rwe, undi yigira mu bye. Muri ino minsi turavuga ngo ni business, umwe ajya muri business ye n'undi ajya mu ye, ku buryo igihe cyo gutaha ubukwe cyageze, umwami arebye asanga ba bantu bose batumiwe nta n'umwe witeguye gutaha ubukwe. Byatumye ngo abwira abagaragu be, arababwira ati nimugende mushakashake mujagajage, ari ababi ari abeza, mubazane baza bari bo bataha ubukwe. Baragenda rero gahunda bayishyira mu bikorwa nk'ubwo shebuja yarabategetse. Bajya gushakisha abantu, barababonye baratoratora, baraza ngo buzura sare yari yateguwe iri buze kuberamo ibirori. Ahangaha harashaka kutwigisha iki? Icyo bashaka kutwigisha, bene data, Imana yarahamagaye, iraguhamagara, irampamagara, ariko ndagira ngo mbatangarize ko iyi minsi turimo igaragara ko buri wese ari mu rutundo rwe, buri wese arahuze. Ntabwo tuzi ko igihe cy'ubukwe cyangwa se igihe cy'ibirori cyiteguwe. Nyir'ibirori yarabiteguye, arabipanga, bishyira kuri gahunda, ariko arimo arareba, yakwitegereza agasanga abiteguye gutaha ubukwe ari bakeya. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo ntabwo ndi buze gutinda cyane muri aya magambo, ahubwo ijambo nashatse ko tuza kurebaho kandi naryo ntituritindeho, ukaribika mu mutima. Ahangaha tubwiye ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe akaba ari bakeya. Iri jambo ni ijambo riteye ubwoba kandi riteye impungenge. Ndashaka ko tuza kwisuzuma, umuntu wese akareba niba by'ukuri uri mu batowe. Urabizi neza ko watowe kuko ufite umutima ugaragara ko ukunda Imana, ntuva mu rusengero, ndetse hari n'imirimo y'Imana imwe ugenda ukora, ariko birasaba ngo habeho kwisuzuma, urebe niba uri mu batoranijwe, kuko biteye ubwoba kuzaba waratowe. Ubundi ngo tuzatangara tugeze mu ijoro tugasanga abamaraya, amabandi, abo tutatekerezaga ubwami bw'Imana babugezemo, nyamara abo twatekerezaga ko bashobora kuba burimo batagezeyo bitewe no kurangara. Umuntu akavuga ati uko biri kose imyaka ishize bavuga ngo Yesu azaza, ntawaje, reka tube twibereye muri ibi, igihe kizajya kigera umuntu yongera akanguke abe maso, kubera ko tubona ko yatinze koza. Ariko ijambo riteye ubwoba ni uko avuga ngo azaza nk'umujura. Umujura ntawateguza, umuryama mwakinze inzu muzi neza ko nta kibazo na kimwe, mwajya kubona mukabona umujura bahagaze hejuru, ibyo akora akabikora, niba ari abo yica, niba ari ibyo atwara bakabitwara, bibaho mu buryo butunguranye. Umwami wacu yatubwiye ko azaza muri ubwo buryo atunguranye, nta muntu n'umwe uzi igihe, ariko ikintu kizadukoreye ni uko yasize duhaye ibimenyetso. Aravuga ati mu minsi ya nyuma hazaba hariho ibihe birushya bizagora benshi. Ibihe birushya tubirimo bene data, turabibona ko turi mu bihe birushya, byadusaba ko umuntu wese agombye kuba maso kandi akirinda. Ariko iyo urebye ubona kugira ngo turusheho kuba maso, ahubwo tujagaraye cyane mu mitima. Umuntu wese ari mu rutondo rwe, mwavuga ati bizinesi yanjye irimo irapfa, ugasanga no ku cyumweru na wa munsi wafataga wo gusenga ntawe ukiri kubona, kubera ko uhanze amaso bizinesi. Ariko ikintu dukwiye kwibukiranya kandi giteye ubwoba ni uko njye nabonye umuntu apfuye, sinzi niba ari wabibonye jyenyine, ariko namwe ndibaza ko mwabibonye. Umuntu bamujyana uko yaje, iyo bakugiriye impuhwe ni imyambaro bakwambika yonyine, ubundi ukajyana niyo. Ntawe ndabona bagiye kuri konti
ya bya bindi byose twaruhiye. bavugira ati umuntu yari afite amamiliyari kuri konte, reka dufate miliyoni imwe nibura ajyane nayo. ntabyo nigeze mbona. ariko bareba ukuntu tuba dufite imihati, imiruho, umuntu aca hasi aca hejuru, ariko igihe cyagera umuntu akabivamo akagenda akabisiga byose uko byakabaye, bigasigaranwa n'abatabiruhiye. rero ahangaha nagira ngo twongere dukanguke kuvuga ngo twagiye mu ntundo zacu, twagiye mu bikingi byacu, twagiye mu mangazini yacu, twagiye mu kazi. ntabwo ari yuko dukora, ariko nidukore twibuka neza ko umunsi n'isaha umwami wacu azazira, nta muntu ubizi. ibyo dukora byose tubikora turi maso kandi twiteguye. iri jambo ritubwira ngo abatowe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. ndashaka kubabwira ko hari ikintu cyantangaje kandi kikantera ubwoba. ahari ntakomeje ngo ntinde cyane kuvuga kuri ano magambo, njye ndashaka kubabwira uburyo ki ubushize nababwiye uko twasohotse mu itorero, twaraje twisanga twabaye umubare munini w'abantu benshi bafatika. ariko tumaze kwisanga turi abantu benshi, Imana hari ijambo yambwiye, ariyo mpamvu mbabwira ngo mujye mureka twihangane tugendere ku buyobozi bw'Imana. kuko nibaza ko amagambo nabasomye ubushize avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana nyakuri. tumaze gusohoka twabaye benshi, naje kubona abajyanama barambwira bati rero reka dushinga idini uriyobore. kandi nari mfite abashyigikiye bashobora kunsengera ngahinduka ikintu ntazi, niba nari kuba pasiteri, niba nari kuba bishopu, niba nari kuba igiki simbizi, ariko barambwiye ngo reka tugusengere, noneho umuyobozi ukomeye w'itorero ushinga idini. Imana nababwiye ko yatubwiye ngo ibyifuzo byatumye yo idutoranya ikadushyiraho ni bitatu. itubwira ko tugomba gusengera ubugingo bwacu, tugasengera itorero n'igihugu. uri bumbaza ute se gusengera ubugingo ni ukubera iki? umva, gusengera ubugingo ni ikintu cyangombwa. ijambo ry'Imana hariya Matayo 6:33 haratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi byose muzabyongerwa. byumvikana ko ubwami bw'Imana ari ikintu dukwiye guha agaciro tugashyira imbere, kubera ko ubwami bw'Imana igihe cyose tuba turimo gutanga ngo turimo turasenga, turaririmba, turigisha, tuba dushaka ubwami bw'Imana. ubwo nibwo buzabaho bwiteka. ariko ibyo duhirimbanira bindi, bya bindi tubwirwa ngo tuzabyongerwa, ibyo ngibyo ni ibiza ari inyongera. hariya mu Tesalonike ba mbere igice cya 5, ngira ngo mu murongo wa 23 hatubwira ngo ariko mwebweho umwuka wanyu, ubugingo n'umubiri ngo birarindwe bitazajyaho umugayo ubwo Kristo azaza. urumva kugira ngo uzasangwe uriho umugayo kubera ko utabaye maso, kubera ko utarinze ubugingo bwawe utabubereye maso. kububera amaso bwa mbere ni uko guhora tubusengera twinginga Imana ngo izaduhe iherezo ryiza, winginga Imana ngo igushoboze kugendera mu murongo w'ibyo gushakaho. rero ni ngombwa ko dusengera ubugingo, kandi umuntu wese agasengera ubugingo bwe, ndetse usengera iherezo ryawe kugira ngo rizabe ryiza. kuko mwagiye mubona batangira neza ariko nyuma bakarangiza nabi. niyo mpamvu byari ngombwa ko Imana iduha iryo tegeko ry'uko dusengera ubugingo. gusengera itorero nabwo ese ni kubera iki Imana avuze ngo musengere itorero? ubundi ndagira ngo mbabwire, itorero hari ukuntu twebwe twitiranya amadini dusengeramo tukayita amatorero. niko byitwa, ariko ndashaka kubabwira ko itorero rya Kristo riri mu ibanga, ari ryo bita umugeni wa Kristo, riri mu ibanga. ariko nubwo riri mu ibanga
rihora rihura n'intambara n'urugamba n'ibintu bikomeye birirwanya. barwanywa na Satani kuko mu ijuru yarahabaye, Satani arahazi. rero abo ngabo bitwa umugeni cyangwa se bitwa itorero rya rindi rizwi na Kristo ubwe riri mu ibanga. Iryo ngiryo niryo Imana yatubwira gusengera cyane kuko riri ku rugamba. Riri ku rugamba kandi ruhoraho. Satani ahora barwanya abarasa imyambi uko bwije nuko bugiye kugira ngo bateshuke bati inzira y'Imana. Gusengera igihugu nabwo ushaka se kuki Imana avuze ngo musengera igihugu no kubera iki? Ndababwiza ukuri, niba uri umunyamasengesho w'ukuri kandi wujuje ibyangombwa, udasengeye igihugu urimo, udasengeye abayobozi b'igihugu bakuyobora, nta nicyo wabusenga. kuko iyo habuze amahoro mu gihugu, abayobozi b'igihugu bakabura amahoro, burya nta kindi kintu na kimwe ubuzima burahagarara. Amahoro abuze mu gihugu, muzarebe mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo insengero ntabwo bari bagisenga. N'uwihereraga agasenga. Njye nibuka igihe kimwe nari nicaye iwanjye muri salo, haje umuntu aje kundeba arambwira ati hari umuntu warunyohereje ngo nze ndebe ko ugihumeka ukiriho, ati none nicyo cyari kinzanye hano. Kunyura mu mayira wabonaga ari ibintu bikomeye. Ahageze numva rwose ambwiye ukuntu atambutse gutyo, anyura ni nko kunyura mu rupfu. Narinje kukureba ngo ndebe ko kiriho. Ndavuga nteka ngo usabire umugisha. Mfunga amaso, ndabafunga amaso turasenga. Mu gihe tukiri gusenga, kubera ko ntuye ku muhanda neza, twagiye twumva imodoka ihagaze haruguru y'urugo rwacu. Twumva abantu bavuyemo ngo dore ngo ni hano hepfo, ngo naha hepfo. Mbabwije ukuri, naherutse nzi ngo nari ndimo nsenga, nahise nkanura amaso ndeba ruguru iyo ngo ndeba niba baje mu rugo. Kubera ihahamuka rero nahuye naryo na bya bindi byambayeho, nibaza kuvuga ngo ni hano ngo naha hepfo. Sinari ndimo gusenga. Ubundi muzi ko umuntu asenga akarangiza avuga ati mu izina rya Yesu amen. Njyewe nahise nkanura ibyo ko nasengaga nta nubwo nabyibutse. Kumva bavuze ngo dore ni hano hepfo imodoka ihagaze haruguru y'urugo, nahise nkanura ibyo gusenga nabyo. Buryo umuntu asenga mu gihe cy'amahoro, ni gusenga neza ukabanza kwisanzura imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana yadutegetse ngo dusengere igihugu kugira ngo igihugu kigire amahoro, abayobozi b'igihugu bagire amahoro, natwe tubashe kuyabona. Iyo bafite amahoro natwe tuba tuyafite. Iyo igihugu gifite amahoro ni ukuvuga ngo natwe abene igihugu tuba dufite amahoro. Rero n'abantu igihugu cyose waba urimo ujye ugisengera kugira ngo habashe kuboneka amahoro, namwe muyabone. Izo nizo nshingano Imana yari yaduhaye. Irangije ndagira ngo mbabwire ibi bihe turimo, mwebwe murimo kubibona nk'inzaduka. Twebwe twagize igihe kinini cyo kubana n'Imana. Imyaka 14, ntimugire ngo ni akantu gatoya. Imana irimo itwigisha ikaducisha mu bintu bitandukanye. Ariyo mpamvu bene data, abantu muba mu madini atandukanye, muzagenda mubona iyo musenga by'ukuri haba harimo ibigeragezo, intambara zitari zimwe, rimwe uburwayi, ubukene, ibibahiga bitandukanye. Burya abantu b'Imana bahora ku rugamba kuko turabizi tukunda kuvuga ngo turi abasirikare ba Kristo. Rero urugamba twebwe turwana rusa n'ubuhoraho. Rero muri uko kugenda tugeragezwa, bamwe bagiye badohoka. Imana ikatubwira iti bana banjye muzankorera, mbese muzakorana nanjye umurimo wanjye. Buri wese akicara akikomeza uvuga uti nanjye Imana izakoresha nzabe ndimo. Ariko kubera murumva imyaka 14 n'imyaka myinshi, bamwe bagiye badohoka bagacika intege. Wajya kubona ukabona umwe yaragiye yisubiriye mu rusengero aho yasengeraga, ntabwo twigeze tumuveba. Urumva urugamba iyo rugiye kera rugeraho rugahinyuza intwari. Ubwo twarakomeje tubaho turasenga, ariko igihe kiza kugera, imyaka imaze kuba myinshi, Imana iratwitegereza isanga turacyari benshi. Bene data, igihe cya Gideyoni mukibuke, Imana yabwiye Gideyoni ko agiye kurwana urugamba akarwanira ubwoko bw'Imana.
noneho Gideyoni n'abakoranye ingabo ngo haza ingabo nyinshi cyane nk'uko twari tumeze icyo gihe dutangira hano iwacu. Ariko noneho cyagiye kigeze Gideyoni Imana iramubwiye ngo ndabona izi ngabo ari nyinshi, babwira abafite ubwoba basubireyo. Abafite ubwoba basubiyeyo, baragenda basubira iwabo. Imana yitegereje isanga baracyari benshi, iramubwira iti noneho banjyanire ku kagezi nkwereke. Baragenda bajya ku mugezi, babwire banywe amazi bakora impamba. Baragenda bose, buri wese yiyaranje uko abyumva. Rero ngo harimo abashinzemo umutwe, umuntu akajabagiza yanywesha amazi umunwa, abandi ngo bakagenda bayoresha amashyi. Imana ubwo yari irimo igenzura, irangije iramubwira iti rero bariya 300 banywesheje amashyi nibo mugiye kujyana ku rugamba, nibo muzatabarana. Abandi bose bahita basubira mu ngo zabo, Gideyoni atabarana n'ingabo 300. Natwe Imana yaratwitegereje ibona turacyari benshi, yajyaga ikunda kutubwira ngo 1, 2, 3, 4, 5 bazanyubaha nzakoresha. Tukabyibazaho bikatuyobera. Igihe rero cyaje kugera, irangije irambwira ngo aba bantu bose wari uyoboye bohereze mu rugo batahe, umurimo urahagaze. Kumva ngo gusenga birahagaritswe, ntabwo gupfa kubishyikira byoroshye. Yaduhaye ibimenyetso bitandukanye by'uko wa murimo uhagaze, kugeza igihe dufashe ingamba abantu barataha bajya mu rugo. Abantu bamaze gutaha, buri wese tugisenga hano twatangaga 10 n'amaturo. Nta muntu wigeze agarukana hano 10. Buri wese yaragiye yiyaranje uko umutima we umutegeka. Bamaze kugenda, urumva imyaka tumaze myinshi abantu barindiriye ngo Imana izabakoresha, yarangiza ikabasezereye gutyo gitunguro, mugende umurimo urahagaze, buri wese asubire mu rugo. Kandi iratubwira ngo ntihazagira umuntu utusubira mu rusengero, ahubwo mugende mugume mu ngo zanyu. Nanjye nasigaye iwanjye, muri uko kuhasigara hari ibintu bidasanzwe byambayeho. Nafashwe n'indwara, ndumva narabivuze mu buhamya, indwara iri mu mutima, irimo impyiko, irimo mu bihaha, irimo mu bwonko no mu magufa. Izo ndwara uko ari 5 zambitse mu nzu, ndangiza 1 mwaka n'igice ndwaye meze nabi. Hahandi bene data Imana izi kugerageza, kandi igerageza imitima yacu kugira ngo irebe uko imereye. Bene data uko bagiye mu ngo zabo, buri wese nawe yari afite ibyo bipimo arimo gucamo. Aho nari ndyamye byarashobokaga ko mvuga ngo mbese Imana nakoreye nkayikorera numva nivuye inyuma. Ndababwiza ukuri, umurimo w'Imana ahangaha waragiye ugira imbaraga, ku buryo twari dufite imirimo dukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kandi ngiye nk'umuyobozi ntabwo naburagamo. Ndetse byageze igihe hano hahinduka nk'ibitaro, hakiriye abarwayi, twasengeraga abarwayi, bamwe bakaza bakagandika bakahaguma, bakaba mu cyumba cy'amasengesho. Ugasanga ngende mu kazi ku manywa nkagakomezana nijoro nsengera abarwayi, abasazi, abafite ibibazo bitandukanye. Abenshi bakiriye hano, ariko Imana ishimwe kuko nta muntu wahapfiriye. Umurimo twarawukoze, ariko noneho nza kuruhuka, njyewe ndi mu buriri ubona ndi nyagupfa. Kandi Imana yahoraga itubwira ngo nzabakoresha, muzakora umurimo wanjye hasi hejuru. Muri cya gihe nari ndi mu buriri, by'ukuri wagiye mu ntege nke gatoya. Imana ntabwo ayitekerezaho akavuga ati mbese burya ni ibingibi Imana ihemba abantu bayikoreye. Nararwaye, ndasufura, ndababara 1 mwaka n'igice, ndabyozoza mbabaye meze gutyo ndi mu buriri. Ariko Imana ishimwe ko mu mutima wanjye hatigeze hazamo kwitotombera Imana no gutuka Imana no kumva nyicira urubanza cyangwa se nyigaye. Watekereza ko yari impemukiye nk'umuntu wayikoreye, mu buryo numvaga nkoresha imbaraga zanjye zose, ubwenge bwanjye bwose. Umva ntabwo ari ukwirarira, nayirabiza aho yicaye mu ijuru. Narayikoreraga nkumva njyewe naritanze maramaje, ariko ndohokera mu buriri. Bene data rero batashye, nabo buri wese
buriya afite uko yari arimo gupimwa, buriya buri wese afite aho Imana yamucishije. Kuko icyo nashaka kubamenyesha, nabonye ko yari yatujyanye ku kagezi. Urumva njye napimwe no kundwaza, abandi nabo ubwo buri wese yari afite ibye. Umwaka n'igice birangiye, nibwo nagiye kubona mbona Imana inzaniye lisite. Urumva yarabwiye mutahe mugume mu ngo, ntihazagire umuntu usura mu itorero yasengeragamo, mwebwe mugende mugume mu ngo zanyu. Irangije inzanira lisite, irambwira iti rero ba bantu bawe mwagendanye dore uko bagenze. Umva, dore ngo abantu baratsindwa, abantu baratsinzwe. Ahari navuga ngo ni urutaro cyangwa se ni intara twari twagiyeho, Imana irimo igosora, ibona ko twese twikomeje tuvuga tuti oya mubuzi akoresha nanjye ngomba kubamo. Irangije iti ndabona mukiri benshi mutaye mbereke, iradupima. Ariko ndabamenyesha ko muri icyo gihe inzanira lisite y'ukuntu abantu bitwaye, yamfatiyemo abantu 5. Bene data, Imana ni umukozi w'umuhanga. Mu bantu twasenganaga harimo famiye yanjye nini, harimo abo tuvukana, harimo baramukazi banjye, baramu banjye, abana banjye. Igeza ko mu mwanya ikavuga iti bari wowe utoranya, nari gufata babandi dufitanye isano ku maraso, bakaba ari bo mfata nkavuga nti uko biri kose muri iyo gikorwa cy'Imana izakora hagomba kubonekamo abavandimwe banjye, baramu banjye, baramukazi banjye, mbese nari gukora nk'umuntu nyine. Ariko Imana yabikoze mu ibanga, mbese iragenda iriherera umuyimira wikorera. Irangije njye w'intungu za kumpa lisite, irambwira ngo dore babantu mwagendanye niho kuko bagenze, kandi ivanamo babandi yajyaga itubwira ngo 1 2 3 bari 5 bazanyubaha nzakoresha abo 5. Imana irabatoranya. Irangije irambwira abo bantu dore ngaba abo nahisemo tugiye gukomezanya umurimo wanjye. Nyuma yo kuba imaze kumpa lisite inyeretse uko abantu bagenze, nibwo noneho yambwiye ngo hamagara ba bantu bagaruke bose bongere bahurire hano, ubabwire ko igihe cyo kubasubiza mu itorero kigeze, ubashorere bose ubasubize mu itorero rya ADEPR mwari mwavuyemo. Uko niko Imana yo mu ijuru yakoze uwo murimo. Babandi 5 irabakoresha. Ndibaza ko kugeza ubu abo twasenganaga bo bazi ko byarangiye, bazi ko umurimo warangiye, ariko kugeza n'uyu munsi na bugingo n'ubu abo ngabo 5 Imana yahisemo icyo gihe umurimo w'Imana baracyawukora, turacyawukora. Nanjye ndimo mubo yatoranyije, nanjye nagize amahirwe mbonekamo, kubera ko aho ndagaraguye mu buriri ntigeze ngira umutima wo kwitotombera Imana. Nahoraga nyinginga ngo ninyeze intore, ngiye nkumva ko imirimo nayishoje byarangiye, ahasigara ugutaha. Ariko sinigeze ngira umutima wo gutuka Imana no kuyigaya. Numvaga mvuga nti ikora uko ishaka, irigenga, njye birabona ko nshonje igihe cyanjye, ahasigaye zakoresha abandi. Rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko abo yatoranyije rwose twitwa abakozi b'Imana, nubwo abantu batatwemera, nubwo abantu batatuzi, ariko Imana ishimwe kuko giratuzi, kuko niyo yaduhaye akazi. Kandi abantu benshi bwibwira ko kuba umukozi w'Imana ari ukuba ufite titire y'ikintu runaka kigaragara, ukaba uri pasiteri, ukaba uri mwarimu, ukaba uri bishop, ukaba uri revera. Imirimo y'Imana ni myinshi, kandi imirimo y'Imana nk'uko nababwiye ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. N'imirimo Imana ifite imirimo igaragara, ikagira n'imirimo itagaragara. Igikuru ni ukwemeranywa nayo kuri umukozi wayo. Ndagira ngo rero nongere nse n'ugaruka cyane kuri bene data bitoro, amatorero cyangwa se amadini ataramwe. Muri iyi minsi murimo kubona ko abantu babuze icyerekezo, babuze iyo barimo kuva n'iyo barimo kujya. Insengero zirakinze, ntabwo abantu bacemererwa kujya gusenga kubera ko habayeho iki kibazo cya korona. Ariko ntimutekereze ko korona ari ibintu byaje Imana itabizi, byaje Imana ibizi. Ahubwo njyewe ikintu ndi kubona nk'uko Imana yagiye kutugosora,
bene data torero mumenye ngo muri ku ntara, murimo muragosorwa. Imana irimo irashaka amasaka mazima, cyangwa se muri terime yumvikana, Imana irimo irashaka abakozi bazima, abakozi bazima, kubera ko hagiye habaho ibihe ubona ko pe habaye impinduka ikomeye kandi ikomeye cyane. uko twitwaraga kera mu buryo bwo kubaha Imana byarahindutse. Nyamara mukwiriye kumenya ko Imana ntihinduka. Twebwe abantu twagiye duhindukana n'ibihe, turi muri viziyo, umuntu akagenda na viziyo. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo hari abakurusha amajyambere, ngo ariko ya Yesu ntiyahebuje. Ntabwo twagize ishyaka ryo gushaka amajyambere yo mu buryo bwa mwuka, twagize ishyaka ryo gushaka amajyambere yo mu buryo bw'umubiri. Rero navuga ngo toro ry'Imana nimube maso, toro ry'Imana nimureke twirinde. Njyewe mbagiriye inama, yaba ari abapasiteri, yaba ari abashumba, yaba ari ababishopu, buri wese mu mwanya arimo mumenye ngo iri ni igosora. Imana irimo iragosora, Imana irimo irashungura, Imana irimo irashaka abakozi bazima. Ariyo mpamvu nababwira ngo mwabaririmbyi mwe aho muri hose mumenye ngo nishungura, mwabanyamasengesho mwe aho muri hose mumenye ko Imana irimo irashungura, irashaka abakozi bazima. Kubera ko twagiye tuyibeshya, hari aho twagize tugakora ibinyuranye n'ibyo yashakaga. Niyo mpamvu rero iri gutoranya, irimo gutora bundi bushya, kandi mwe gutekereza ngo ninzaduka, kuko yabikoze aha muri iki cyumba, amaso yanjye yarabibonye. Iduhamagara turi heje akarya jambo ngo abatowe ni benshi, ariko abatoranyijwe ni bakeya. Muribaza ukuntu twahagurutse, abantu nasubije mu itorero ni abantu 146, ariko Imana yashagamo abantu 5. Ntabwo ibintu by'Imana byoroshye. Uri wumbaza utese mukora mu buhe buryo, mukora iki? Ibyo ni ibanga ryacu n'Imana, uko dukorana nayo kurahari. Icyangombwa nuko Imana inyemera nk'umukozi wayo. Sinkeneye ko hari umuntu wanyemera, kuko kwemerwa na Yesu ntabwo bamwemeye, kandi yari umwana w'Imana. Baramugaye, baramupinze, ndetse we yakoraga n'ibitangaza by'ibigaragara, ariko ntabwo bamwemeye. Ntabwo rero bavuga ngo uri umuntu uzemerwa. Njye ndagira ngo mbagire inama nk'umuntu ufite inararibonye, Imana yacishije ahantu, kandi nkaba narize nkamenya. Mwitonde muri iki gihe turimo, mureke kwirirwa mu magambo. Abakristo mwe gucira imanza abapasiteri, kuko ndabona ntabwo ari bo. Abapasiteri mwe gutinda kwa yoboke banyu, nabo ntabwo ari bo. Ahubwo ni ukwango buri wese uko yitwaye. Urimo kwicara hasi akavuga ati icyacumi ubu byararangiye. Narababwiye ngo nimuyoboze umwuka wera, abayobore mu menyo mukwiriye gukora mu gihe kimeze gutya. Niba ari igihe cyo kurya icyacumi Imana yabikwemereye, genda ukirye. Ariko icyo nzi ni uko ijambo ry'Imana ritatwemerera kurya icyacumi. Hari ibyo ritwemerera, hari n'ibintu ubona ari umuziro. Rero ndagira ngo nsoze mbabwira yuko ibi bihe turimo ari ibihe by'ishungura, ari ibihe by'igosora. Imana irimo iragosora. Ndagira ngo mbinginge rwose ntimuzabe inkumbi, ndabakopeje. Niba uri umuhanga ukaba uri umunyabwenge, ibyo ndi kuvuga ngo ubyumve. Imana irimo irashaka abakozi, ariko noneho abakozi original baza bavuga ibihwanye n'ibyo ushaka, ibihwanye n'ibyo ishaka, bigisha abantu ubwami bw'Imana, bayobora abantu inzira zijya mu ijuru. Njyewe nkinjira mu gakiza, inyigisho zariho zakunda kuza nizigisha abantu kwihana ibyaha no kugaruka kwa Yesu. Umuntu akamenya ko agomba kuwera imbere y'Imana, ugahora wiyeza uko bwije n'uko bukeye. Ariko twageze igihe bihinduka, hakaba inyigisho z'uko tugiye kugenda tukagirirwa neza, tukazajya mu mahanga, tukazabona amazu, amamodoka, ibintu by'ibitabashwa. Ukabona mwene izo nyigisho z'ibitangaza z'ibintu bidasanzwe nizo ziganje. Rero ibyo ngibyo ni bimwe mu byatumye Imana ifata imyanzuro yo guhindura gahunda, kugira ngo abantu bongere bigishwe iby'ubwami bw'Imana, bigishwe iby'inzira iboneye ijyana abantu mu ijuru. Navuga ngo ndi munsoza mube maso.
torero mube maso, torero mube maso kuko iki ni igihe. Ntabwo ibi ngibi ntihagire umuntu utinda ku wundi, ahubwo mutinde ku Imana ikoze, kuko ibi bintu byabaye Imana ibizi, ntabwo Imana yatunguwe. Insengero zirakinzwe, Imana yarabyemeye kubera ko hari operasiyo irimo ikora. Rero ndakwifuriza ko wazaboneka mu bakozi bazima Imana yemeye. Genda witware neza, niyo kuvuga ngo ntabwo nkiri kumwe n'abayobozi, ntabwo bakindeba. Niba hari ibintu disipurine y'itoro ryawe, ugenda uyicemo uyivuyange. Nta mudiyakoni undeba, nta muyobozi undeba, nta mwarimu. Twebwe twigishijwe kuba abakristo. Ubushize narababwiye ko iyo myaka ingana gutyo twamaze, nta mwarimu wari uturimo, nta pasiteri wari uhari, nta muyobozi uwo ari we wese wari uri muri twebwe. Ariko twarayoboranye nk'abakristo, umwuka w'Imana abana natwe aradufasha, kuko hari igihe cyageze umwuka wera yimwe ijambo. Ariyo mpamvu Imana yababaye. Umunyabyaha ntakarondorwe, uwakoze ibyaha ntakihane. Umuntu akicara hari akicara n'ibyaha, nuko agahera mu cyubahiro cy'icyaha, ugahera mu cyubahiro cy'ubutunzi, kandi wicaranye ibyaha nawe ubizi. Ntabwo ariyo nzira ijya mu ijuru. Nimureke twigishwe, Imana itwigishe. Rero irinde aho uri, urinde umunwa wawe, amagambo abe makeya, ubundi utegereze icyo Imana izakora. Murakoze cyane, nshoreje ahangaha, ariko nzakomeza mbabwira kuko ntabwo birangiye. Uburyo Imana yabanye natwe n'ibyo Imana yagiye ikorera hagati muri twebwe. Twagiye tubona ibitangaza by'Imana bitandukanye, twagiye tubona imbaraga z'Imana. Ahari nagaruka ku kintu kigendanye n'uburyo Imana uko yahanaga abanyabyaha kera, na n'uyu munsi bene data iracyabahana. Uko Imana yahembaga abantu bayikoreye bagakora ibyiza bikayinezeza, na n'uyu munsi Imana iracyahemba. Imana iracyahemba. Reka mpinira aha, ibyo ngibyo nzongera mbibaganirizeho, twongeye gufata undi mwanya wo guhura. Imana ibaha umugisha kandi ishoboze buri wese kumenya uko yitwara mu gihe kimeze gutya. Murakoze, turashoje mu izina rya Yesu. Amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?